urumva mu mutwe wo kwipfisha ni uzapfa ndayizamura mana bisaba ko ukubitaho cyane cyane igihombo ntamugurira gake ishe umupfu sarari nako bana gwayangaye Chomeze bitese cyane saka bise kuruje se muri iki gitondo bora nguzi 5,000 nabe mu bitano mbabarira rwose gahunda ya leta itancika rwose mbabarira gahunda ya leta mbabarira njye kwisiramuza rwose mbabarira aho ngaho yo ndayaguha bora rwose yamerese rwose ejo basuza mbyemba nayakuzaniye bitanu rwose ndaguha irobo ry'umunsi bora rwose nushaka kumeze n'inusuro nutayampa se nzagusiramura nakinya nushaka kumeze n'inusuro y'umunsi ariko nje nzaba nayakuzaniye nje nta mikino mwana nubizi se ndayaguha we yambabura yamerese gusa yaratubabaje rwose mbabarira nshaka kuzajya gusuma umushire wanjye nyine mfite n'isuku rwose nta kibazo yafate reba ukuntu akiraye sawa sha fasha sha ubwo ni danje kabisa reka ngene gukora ejo ubwo tuzahura sibyo se mana miraxe akubonye mana nari ngukeneye byataje mana umva se mana umve ngo ngufitiye akantu k'ubwenge uyu munsi Numva ahubwo uterajya uzikwejo umunsi wo kunsira amahane wageze gusira mu ari kintu bazakoresha mu rwanda kubera iki bazagusira mu kubera iki bagasa mu front twagusira ku byanditana gujije yandi wari wagujije wa mutipe ariko mana niyo mpamvu naje kukureba ngiye gufitiye projet y'ubwenge yatanje mana ivuga ngo kigafaranga mana gute simbwira ahubwo batari bansira ngo agujije uriya mutipe bashaka kugusiramura nta kinya genda kubwira ngo ejo twaba twayagaruje wa gute sinyine urumva ni gahunda yo guteka umutwe nta nubwo ari ukuteka gusa ahubwo ni ukuwutogosa yego mana uwo mutwe mana urimo amafaranga uteye gutya urumva ni umutwe wo kwipfisha ahubwo niwo uzapfa oye niwo uzapfa ese ni mubyara wawe oye niwo uzapfa mana ntugupfa nyine mana ni umutwe wo kwipfisha se ko mbona ufite ubwoba bwo kwipfisha ntabwo uzapfa bya nyabyo oye nta ni ukwipfisha ntabwo ari ugupfa mana mbese ubwo ntizapfa mama wa papa oye niwo urapfa mana njye nkapfa se ibigiri byadanje umva nkubwira uko bimeze mana oye ni wowe mana n'umutwe urimo amafaranga mbwira ko turabikora cyangwa tutarabikora sinabona n'ibyo bitanu kwishyura wa mutipe ejo bundi wafatiye amafaranga uwo mutwe uteye gutya urumva so ureba handi kuri ka karompwe kajya ku isoko handi hakunda guhurira abantu benshi hariya hakunda guca abantu benshi ejo tuzagenda urumva noneho wowe wipfishe urumva kwipfisha nzavuga ko nari ngujyanye kwa muganga ukaba umfiriye mu maboko urumva noneho niwipfisha umuntu wese uhaciye ugiye ku isoko nzamusaba ubufasha hari abantu bagifite umutima mana none saa kintu wamutse uvuze ubufasha bakazana serikeye kunshyiramo erega iyo serikeye twanayigurisha mu kazi yo mana bibaye ngombwa se ko bayinuramo gihe witekereza byinshi ngenda biza harimo agafaranga mana harimo akantu yego mana ahubwo niba ari gutyo ngiye mbwiye ahubwo amasani mbanyaretse umva noneho ayo masani nushaka uyoza yarangize uko gahunda n'ejo ejo saa 3 tuzahahurira saa 3 saa 3 sawa gahunda niyo mana akwibuke ko mukanya ashaka kuza kunsiramura nta n'ikinyago nyine mana niyo mpamvu mubwira amafaranga tuyashaka hakiri kare uzayamwishyure wa none reka nze mpite mujya ko ejo nzamuhisa ibyo noneho turi kumwe mana ejo saa 3 wecha unye bari bi sawa ndamubwira yani mwiteguye no sawa mana powa nyine tu cikarari umunsi w'urupfu wageze numva ntabwo mfite ubwoba rwose oya mana ugira ubwoba cyafite ikibazo cy'ubwoba kikize noneho reba ko tuzindutse hakiri kare abantu baraba batangiye kunyura bajya ku isoko urumva ugiye gutangira upfa ngiye gupfa cyafite ubwoba bwo gupfa pe cyafite ubwoba ufite ubwoba ko urapfa burundu se ese nyine bigiye kugira ngo dutangiye umva gupfa ukuntu bimeze mwana numva reba turahageze ahubwo tubikore vuba abantu bataraza ugiye kwiryamisha aha ngaha mana urumva uryamye nk'umuntu wapfuye urumva indura y'ibyibya amaso ya kanure wisha amenyo urumva mwana oya niko bimeze mana noneho urareba hano mukanya batangiye guca abantu nibatangira kuza ndatangira kubahagarika tubasaba ubufasha mana umva nyine ukuntu bimeze dore amasaha dutwaye ubu ngubu utangira kondisiyo rero kondisiyo uruzane serikeye hano sibyo utumjya n'ibyutsi uyu wiyizana turayigurisha tuvuga ko nasinziye basi nta gahunda niyo ngiyo tugiye hasi angire mfuse sawa ubwo ngiye kuryama ryama kandi gupfa ni kondisiyo banzo nimba ari amurimo kuzaharira nkuriye nawe mana tangira
no ase kuri gupfa ushinyitse mwana gira gutyo mwana sobanutisha neza ipfa neza mwana niba kuntu bapfa ase kutabwimbye inda mwana ntisigaguma gutya nk'uko abudome bizamure gutya numva none hanga munsi shayibu kaze nshyiremo ibuye shayibu baje kodo mutecho noneho wemera gutya mwana none amaso yakanure mwana yakanure cyane mwana sisaka yaseka biha oya wiseka mwana gutyo mwana nda gutya fresh nda ubu naragiye tayati byimye inda mwana inda yizamure mwana asaba kumukubitaho cyane byimye mwana aho amaso mwana asa kushinyitse mwana gutyo mwana kanura amaso wa barya mwana mfite ibibazo ndikuva baba shawo sha umwana man ikibazo sikanye kuva natajya kurasa natangiye kugerayo satani ibyo bityo mwana akirwa nibyo iko mwana sawa ubwo ni gutyo zamura inda wa zamura itseko ajya nitseko oya wiseka mwana gutyo nikanura amaso mwana ahubwo sibyari man nawe umuntu wari wazo man nawe mwana nabingi man itajya kuza man nanjye no gushyuha man baze mukize muhashyuha erega niyo wapfa byanyabyo nta kibazo mwana wese wa mbere ngori sawa reka dutegereze abantu mwana ndebe ko nta muntu wasasa ko nta muntu mbona mwana man igira vuba satani atangiye kuza dore haje umuntu aje umukobwa yageze aho rwose yego mwana sister Oui, wahita tukavugana se nta kibazo. sister rwose n'ubundi naraye nkubonye nijoro mu nzozi naraye nkurose ni gutya wari umeze Wambonye iki se mbwira wabonye basi ko ngiye kubona umugabo. oya sister n'ubundi ni ukuri kubona nyine y'umugabo atemba ajya mu nda ubu ngubu mu nda hamaze kujyamo ikigega cy'amarira rwose ukubona uyu muntu uryamye hano yapfuye sister Ndapfuye we nkabona twaragumiwe abakobwa b'iki gihe. Ni uko nguko Abana bigenda. bato nibo basigaye bapfuye ntabwo umva se nyine tubabarire dore nari mujyanye kwa muganga nari mujyanye ngo bamusuzume mugejeje hano ari indembe none ageze aha ngaha arapfiriye mu maboko none wakwihanganya ukadufasha byibura ukaduha amafaranga makeya nkamugeza hano haruguru kwa muganga koko ukamugeza kwa muganga kandi yapfuye. nyine ndagira ngo ndebe ko nareba ukuntu ihangana uduhereza udufaranga dukiya byibura namugurira n'agakeke Umufusara nanjye kuvuga serikeke ariko bariri yagana hariho serikeri basigaye bita keke. Ako ibyo simbizi wasanga zaranaje. n'ubundi naraye nkubonye nijoro rwose Abasore basa nkamwe rwose nimwe muri gupfa. Akira ehe muri iki gihe birakaze reba uko ubigenza. Abana twaragumiye rwose abasore bato nabo baragwanga ase mani wakomeje ugapfa mani shawo zana umva ndakuza se ampaye igihumbi mani urumva se ngiki se ariko uriya musisita ararekura washazana man ndakuza sinakubwiye ni business ahangaha akira ngo sana ukire man mani gutucika ukagenda ngo akira napfuye byakomeza upfe nyine mani cyangwa mani ndabona n'abandi aje baje kuza abandi se yego mani kondisiyo nta mugomba kuzana serikeye hano ahubwo ndabona n'undi aje mani byimbye inda mani zamura mani kigiye gutyo ndabona haje akandi gatipe mani kare uretse ariko kaka kumuso karado hasi kumbona ipfa mani ipfa mani kanura amaso mani mani ndabona umva rasta yo meze bite fresh papa umva nkubwire mani ngiye nakubeshye imyaka 2 ishize utyo usa ukumeze hari inzozi narose urimo inkono orerekwa umva narose uri kumfasha abari ibinyoma sha mpamvu nyine nguhagaritse mani mbwira urumva ngiye mpamvu nguhagaritse ni ukugira uduhe ubufasha bw'amafaranga ubufasha bw'amafaranga ntundebe gutya Ndebe nababaye byataye Ufite agahinda nuko nyine ayo mugabo atemba ajya mu nda ariko ubu ngubu ikigega cyenda ko ufite agahinda kenshi ra umva mubwire nyine mani ubwire uyu mutipe turi kumwe se mani ntabwo yasinziye ahubwo yapfuye mani gupfa umva nyine mubwire mani utamukoraho mani yapfuye oya nakoze zose nabyemera utamukoraho muri abatekamutwe we yatangiye no kuvuga mani umva se mubwire impamvu ngo uhagaritse gende kugira ngo ngusabe ubufasha bw'amafaranga yego mani dore n'ubundi nayo mujyanye kwa muganga n'ubundi mpamugeze barebe icyo azize byiwe mfitemo 200 yonyine ase wakwihanganya ukaduha 300 nkamutegera igare umupfu nako ni ingufuri yo kugura sekirema ingufuri ya seke igura 200 yanga nubikora mani nk'uyikorera udufashe wanyu ese urabona atababaje wowe mani cyangwa ufite andire bwongere akira ayamani zana ariko yishyiraho turabasabye bari kubasaba nakura koze
ako ushaka muri abateka mutwe oya asubu wateka umutwe wapfuye sinzi sawa urakoze bwana zagera amahoro sawa imva mazi karinga mana siniki giceri kijana man nako ndeza man kakagabo nane amafaranga kagwa ma ariko aya ngaya nayo ntago wakwirirwa ugenda ngo uyatore yatwara nta kibazo ndatwara kino gihumbi kakagabo se kakumara igiki cyo kukagenda gusa byamapfa man kano giye mwipfira cha ndabona haje igitipa ariko cyo ndabona nta kigenda nagenda nacyo reka tupfe kugitega man ntari utase hari ipfa man ongera uzamura indaho gatoya numve ko imeze nka naho ngaho ni sawa sura mureka ko mbona nsa n'umuzi cyase twirukanye man oya komeza upfe man yenda ntago arakume mama yo imeze bite sawa garuka nkubwire man kinazo mbwira asohotse tukavugana man mva nkubwire se hagarara kinazo mbwira wigenda man hagarara tuvugana kandi numve wawe imeze bite sawa umva man igize ikibazo cyihutirwa cyane urumva reba uyu mutipe nshaka ubufasha bw'iki dore igize ikibazo oya man uyu mutipe turi kumwe urumva dore arapfuye kandi nkeneye ubufasha bw'amafaranga apfuye nakoze ibyo ninde bikubajije man ngiye nkubajije amazina ye nakuna mirax yapa we nakuna yapa nakuna kane nkujanga rwaturisha kangore ku mudigi twumve ko nakunda gavuka we nabo yapa we mirax nabo wapa mfase mubwire ko kane nkujanga rwaturisha nigera nkubwire man ariko umuntu w'umugabo bamusaba ubufasha bw'amafaranga gasanga uyu mudigi umuntu ntabwo kanye kubibwira iwabo mva nkubwire man kwajya utuza wa asubwo wumvisha icyo nakubwiye kwa yapa yabi n'umuturanyi nkubwire wa kane nkujanga ariko umuntu w'umugabo bamusaba ubufasha bw'amafaranga agatanga ubufasha bw'amarira ibyo ngibyo ni ndabigusabye reka tuve imbere gihe yapfa kanye mbibwira jya kuririra iyo hirya man ibitekerezo cyane ibitekerezo reka twiya umva reka dutegereze umwe wanyu urumva wanyuma naza reka tuzi azanye igiti tumara azanye serikeye wakigenze umva se reka agatipe ni Babylon kanje kurya mu ako utegereze wanyu ntikora mu tsaje utukora n'iryamira usanga nani bibwira mere wawe turaza kwa n'iryamiye gusa mufese ndabona haje haje ikindi gitipe man reka dutegereze uriya wenyine man Mana njya kubona ishusho rya Michael Jackson kabisa. Se ko mbona cyarakaye cyarakaye. Umva man. Uvuga neza. Sikumusigaye mwicara mu manda se. Umva man. Gize ikibazo cya dance urumva? Ikibazo cyihutirwa nyine ubufasha man. Cyambwira vuba nshaka kugenda. Dore umutipe nyine twari tujya haruguru kwa muganga arwaye. Izangara gupfa man. Uyu Samira Axis. Akusibyo ninde uri kubajije man. Uyu Samira Axis. Ubufasha man. Reka ngubwire. Samira Axis igenda mugurisha bitanu byanjye. Mazi iminsi ndi gufata ubugari nkabukoza mu mazi kandi naye gufata ubugari nkajya mbukoza mu isosi y'inyama. Siko naheruka kurya inyama kubera uno muntu. Akusibyo ngibyo mwana. Wowe reka nkubwire. Uyu Samira Axis. Ako reba ko ukiri kureba ibintu. Asubonye nyine impamvu ari kureba ibintu zo kuko yapfuye man. Oya nge sinabimere naramubwiye. Natanyishu. Nzamubaga nakinya. Nge nzamwishiramurira nakinya kuko yaragiye Samira kuvuga uyu n'umuzimu umwe mu yavuga. umuzimu. Amafaranga barakusanya so kugura serikeye bazanciramo. Ahubwo wogize Imana kubonye ndakugira ubusa. None se ariko uri kunera ubwoba kuko uzi ko ndizwa n'ubusa. Uri kuzi. Nabana nibaza ndabagize bazashaka ku gituro cyane.